ibaze ku mihanda ukasanga mwanafunzi Dashimu Gedewo ugasanga n'uyu muhari utazi no kudefinisa ikiza n'ikibi ubundi wakabaye uziba abigisha bakakwigisha cyangwa ukaza mu ishuri tukakwigisha nta nubwo ushinzwe wowe ntabwo ushinzwe kumenya ngewe icyo ntekereza ntabwo ushinzwe kumenya icyo nemera n'icyo nanga uri ikisi uruhe rwegoza kunoneho mana yanjye uraho gushaka kumenya icyo wowe n'umugore wawe ntiwabishobora n'umwana wawe ntiwabishobora urashaka karegera kweri ariko arike gusa kandi uyu mugabo nzabimubwira live ngewe ngo nyiri icyo gitangazamakuru ibyaba yisetsa nzabimubwira asoni wowe kweri urakina bene izo tukakureba ngo uri umunyamakuru kweri wihishe mu bantu nishaka yidose ako niko naringiye kwibagirwa uyu mugabo niduhura nzahita mbimubwira ntabwo narinzi ko ari ukuteye hanyuma ikiri cyambabaje cyane yes bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro nanone cy'uyu munsi ndi kumwe na mwarimu wacu mwarimu w'abanyarwanda muri rusange mwarimu urasa neza cyane pe abantu urasa n'abajene ndakubonye ndakuyoberwa sawa ngo yana wambaye ishati nziza cyane gacongo ni fresh okay ibintu byose ndabona ari bien umeze ute ça va ejo duherukana kwa gatanu weekend yawe yari imeze gute muri hari ugomba nkibyibukara no kwa gatandatu ntamba iyo minsi yombi niriwe mu rugo ndumva nicyo navuga ntabwo nigeze mva mu rugo kuwa mbere ejo niriwe za Muhanga ariko hari ahantu nagiye kwahira umuhanda umbera mu bindagaruka urugiye ngiye kwahira ibyatsi ngiye za Kanyarira na Saruheshi umuhanda umbana mu bindagaruka abantu babibonye kuri stata uva utahiye nazo inzira sijya nabibonye kuri stati yawe uriya muhanda ntabwo ari gutuma ngenda nahise ngaruka icyo nicyo numva narego niwo umunsi w'ejo hanyuma ndagaruka bisanzwe ambuteyage ni ibisanzwe za modoka ntago zira essence nubwo yazamutse ntacyo bumvamo kuva Ruyenzi kugera Nyabugogo twakoresheje isaha n'igice essence yahenda itahenda n'ubundi barazitwara turacyari hahandi umukuru w'igihugu aravuga ati ariko ko mwirata niki ariko n'ubundi abirasi baracyahari manza bazahishira nko kwicumi kugira ngo hagira bumva kugira ngo boroshemo se sambuteyaje ni nyinshi cyane na mu muhanda nta kirahinduka yego wene nibigera kuri 5 hari akazazamo kandi n'abayobozi barabivuga ejo Maurice umuvugizi wungirije wa guverinoma yari yagarutse kuri SKF muri frontline nawe inama zarizo uyu munsi Minister Jado yabyukiye kuri BNDB nawe intero niyo ngiyo sinzi impamvu abantu batuye ariko nabonye na Maurice yaranayipostinze kuri Twitter yibavuga ko bari bagiye kujya mu bukwe kara ni gatoya bagenda mu modoka rusange kara ni gatoya cyane ni nka kakandi wabwiye ngo Kenisi ngo yagenze n'amaguru kuri tapi y'imbere yiwe ni Kenisi kugenda n'amaguru kwe nuko aturuka Gasogi ku murindi 15 Nyandungu akagera Remera akabona kumanuka aho niho yabagiye n'amaguru nabira bya Maurice nyine bari bagiye mu bukwe noneho basanga uwabatumiye yateganyije amakwasi ati izanyu muzisigaho hafi ibyo rero bigomba kugera bikaba umuco ariko abantu baracyahagazeho ariko bizageraho bazabyumva kandi ntibazavuna itangazamakuru ngo ribavugire ngo twagize gute ribashyira kuri 5 buriya ubwenda bamwe bazumva ariko nanone ntitwabyifuza wowe nande ndi n'abandi bameze nkanjye ngeri sindimo wowe wabyifuza cyane rwose ubwo se abantu ntibaza kugira ngo bande singi abameze nkanjye nawe nkorera abameze nkanjye ntituza kugira ngo nakazi ka birabareba birabareba neze urumva nabaho uko mushaka se cyangwa uko nshaka ubaho uko ushaka abantu namwe wowe uko mushaka barahita bavuga ngo cyangwa nuko mwarimu nta modoka afite
oya niyo nayigira ngo niyo mpamvu ashaka kuvuga ngo esanse bayizamure niyo nayigira ninjye naparika mbere none se kuko ngiye sinkunda uretse gatoya wivugira abananiranye ntabwo niyumvisha umubare urimo ku rugendo rwo kuva niba ku Ruyenzi kugera Nyabugogo bigufata isaha ku munsi no gusubirayo isaha yego umusaruro wari wagennye urawutahana wose kuba ubwo n'amasaha abiri ya buri munsi utakaje utiriwe unakuba uwo musaruro ntago wawutahana uko wawugennye none fata amasaha abiri ku munsi mu kwezi ukora iminsi 20 ubwo n'amasaha 40 sibyo yego n'amasaha 40 mu kwezi mu mwaka n'amasaha 480 sibyo mu myaka 5 n'amasaha 2400 ngaho umusaruro wawe watakaje umusaruro w'amasaha 2400 mu myaka 5 aho washaka kugera uzahagera se nta logique numva yo abantu donc urusibyo kumva ngo ndi iyo urebye abantu umuntu agendera muri 20 muri ambuteyage ntagire n'umutekereza ngo iki cyakemuka gite kandi essence biri kugendera hari ahantu muri ambuteyage nishaka iveho fata wa musaruro uri kuri essence ihenze uri kwica akazi kuko ntukariho sibyo se yego ndabwira ibigo ngo umugore kwa seri umuyobozi w'icyo wavuze ngo iyi parikingi irakodeshwa nta mukozi wagarura imodoka Kavesesi yinjiye mu bipangu bya biri ministeri ikishyuza buri muntu uparitsemo kavuga ngo imodoka imaze amasaha angana gutya ahangaha urishyurayo nyuma y'ukwezi ntago zagaruka ejo bundi Imana iyo niyo uretse winzibiranya iyo myanzuro ishaririye parikingi z'ibigo zikodeshwe hanyuma ibigo bishyiraho kwasiteri z'abakozi yego komsa mu muhanda muri parikingi ya ministeri niba nta modoka zirimo no mu muhanda nta zirimo ambuteyage nuko irakemuka arumva se naringiye kukubwira ngo ejo bundi Imana irakiza Theogene wo ku Kwezi TV yarambwiye ngo aha parika ibiciro babihanitse parikingi ibiciro babihanitse cyane bya parikingi no mu bigo bya leta bazamure kandi nuvuga ngo wowe wasezeranya akazi ntabwo wasezeranye parikingi ntirimo bajye bayagukata n'ikigo cya leta kivuze ngo iyi parikingi irakodeshwa kandi bakayikodesha menshi yego nyine nkayo baca Theogene nibwo buryo bwo guca intege amuteye ariko turabivuga rikada kuzana kwasiteri mu kigo gukodesha parikingi z'ikigo no kwishyuza mu muhanda guhanira umushoferi ugenda n'imodoka ituzuye imyanya itarimo abantu ibyo bitatu ayinya nibwo amuteye yagabanuka ayinya kandi amuteye igabanutse niba tufite imodoka 200 mu muhanda zirimo abantu bose bakerewe isaha imwe mu kazi imodoka 200 bakererwa amasaha 2 y'akazi ya buri munsi wa undi umwe twari twamoneye 2400 amasaha 2400 mu myaka 5 kuba 200 wumva umusaruro igihugu cyari kuvana muri abo bantu birwa bakururuka mu modoka bameze gutya bagendera mu 10 muri 20 itava hwiri kandi ngo giye kuri moto mba nagurutse kare n'amaguru babagurutse uwo duhagurukiye rimwe hano Nyabugogo ngeri kabuga ataragera na Sonatube okay ntabwo buriya agaciyemo uzandinde kuba nka rubanda rusanzwe sibyo yego ntabwo mvuga ibiryoheye amatwi ya rubanda kumbwira ngo bazavuga gutya ntawe nsabaho inkunga kandi ntabwo inama ntabwo ibikemura ibibazo ntabwo ari ibiryoheye amatwi imiti ishaririye ntabwo ari buri wese ubasha kuyitekereza no kuyiporopoza kandi bizageraho bibeho nta nubwo uyu mwaka urangira kimwe muri ibyo bitatu kitabaye urakoze cyane unyinjije ahantu heza cyane uko nguko uvuga ngo wowe ntubaho nk'uko abandi bashaka kubaho hari ababikritika bameze bate bakabijyana bakabishyira mu ari abahese rwego yubanze urebe bo ni bantu ki abanze urangize ijambo ryawe ariko ntuzigere ufata ijambo ry'umuntu ujye uri hagaciro ubanje kurana n'uwo muntu afite akahe gaciro niba ari musenyeri niba ari generali niba ari meya niba ari mudugudu niba ari influencer we byo kutabivuga se niba ari umwinfluencer we byo kutabivuga kuri rwego se aba influencer bagira ibyiciro se komeza banzusoze hanyuma bikabahereza ububasha bwo kuvuga ngo mwarimu ntiwamenya icyo atekereza mwarimu ntiwamenya uruhande ariho
aho ngaho bagahita bakritika bakavuga ngo uri umuheza nguni. bivuga uko babivuze. Yaravuze wabisoma se yasinywaho kubisoma ibyasigaye mu mutwe wawe nibyo nkeneye ibyasigaye mu mutwe. Yavuze ko umuntu ibiganiro ukora ntiwamenya uruhande uriho, ntiwamenya icyo utekereza, ntiwamenya icyo nemera, ntiwamenya icyo nanga, icyo wanga. So umwanzuro umuheza nguni. uwo muntu ukamwita umuntu se ngo ni influencer. Ari influencer iki afite iki kwanza? Afite iki? Ese uwo muntu afite uburenganzira bwo kumenya kuvuga kuri mwarimu? Afite verified kuri Twitter. Ni verified kuri Twitter. Twitter verifying ihereye kuki? Akurikirwa n'abantu benshi. Bameze bate? Bameze nkawe. Utagiye kumenya ubwenge. Ntacyo ufite ukurikirwa n'abatagira icyo bafite. Urumva? Uravuga kuri mwarimu wowe se wigisha iki? N'ikinyarwanda cyakunaniye. Umukuru w'igihugu bavuga ko tukica, none batangiye no kugihimbira umuntu yakora ariko banza baramusubije kamera. Niba utazi icyo umuntu yemera genda gakeya. Niba utazi ingende mwarimu reka mwigishe. Yego. Niba utazi icyo umuntu yemera ntumenye icyo yanga, ukamwita umuheza nguni, wowe nta na kimuzi, uri zero. Kuko wezi nguni tugiye muri etymology ndaza kubwira Minister Minubumwe azadushakira definition yuzuye yo guheza inguni, ariko gereka mbivuge muri literature. Guheza inguni, umuheza nguni ni ijambo ry'inyunge rivuze guheza. Guheza nuko kugumayo. Inguni nuguheza inguni nukuguma mu nguni imwe. None niba utazi icyo yemera n'icyo yanga, inguni ye ni iyihe? Inguni ye ni yaheze. Ewana ako kantu. Okay, reka nkomeze nigisha. Umuntu ntuzi icyo yemera, ntuzi icyo yanga, uti aheza inguni, ahera hehe? Ahera ku cyanga. Ahera mu bya kutabizi se inguni ye ni iyihe? Ego arye gusa. Uratukanye. Nta kibazo. Icyo ni kimwe. Ariko ndasaba ngo ibyo nkoze abanyendimi dufite inteko y'ururimi n'umuco yoborwa na Dr. Jean Claude Uwiringiyimana. Nawe abyumve. Ubwo nuvuga ngo Uwiringiyimana azavuga ngo iyo umuntu utamenya icyo yemera n'icyo yanga yitwa iki? Rarika ibiduhe. Yego. Noneho na Minubumwe iduhe ngo umuheza nguni ni muntu ki? Ibyo nzego zombi nubwo Rarike nayikorera muri Minubumwe, niba duyo definition tuzamenya iby'uyu muntu. Ariko kuki imbuga zabaye, uziko imbuga zabaye nk'imurikagurisha nka Expo y'ubuswa n'ubusa. Wabuze icyo ubwira abantu wazibye. Utangiye no kuyobya. Ubu niba hari babandi bamukurikira wagoze uvuga bose barita bavuga ngo iyo utazi icyo umuntu utamenya icyo yemera n'icyo yanga yitwa umuheza nguni. Yitwa umuheza nguni. Abana mu ishuri bamaze kurifata. Kuko si wavuze ko ari umu influencer se? Abanyeshuri be barifasha. Si wavuze ko ari umu influencer? Influenceje nyine. Iyo utazi umuntu utamenya icyo yemera n'icyo yanga ni umuheza nguni. Ubwo yatanze definition niba ari influencer. Yego. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, uriya muntu ako yabanje nakibagiwe kajyanye no kuvuga ngo mfite case mu rukiko. Kuba ufite case mu rukiko ngo byo yari yanze kugira icyo bivuga. Nabyihorere nuko azi ko yakatiwe imbere yanjye, kandi yakatiwe ikirenze icyanjye. Ntabagira ngo nitumuze. Yakatiwe imbere yanjye. Oya, ubwo icyandusha nuko we igihano agiye kukirangiza. Banza yarakatiwe 2024. Imyaka 2. So we igihano agiye kukirangiza yemerewe kuba yankina ku mubyimba. Ariko icyo ni kimwe. Urumva? Ariko ikibazo nukujya kugaragaza ubusa ku mihanda nk'iriya. Isi yose ikureba. Isi yose yabavuga ikinyarwanda. Kandi na Google Translate hari na AI na ChatGPT bahita bashyiramo ati uyu muntu yashatse kuvuga iki. Buri ushyize mu gifaransa. Harya ubuheza nguni bamwita radicaliste cyangwa cyangwa extremiste sinzi. Ubwo nuvuga ngo quelqu'un dont tu ignores ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, il est radicaliste.
Okay, uriya muntu se we ni uwuhe, arabunze iki? Ndaza kubigarukaho ku kiganiro muri kino kiganiro uze kwibuka umbaze kuri Sibomana Atanazi na Ngoboka umunyamakuru, kuko ibi ngibi na Sibomana Atanazi nibyo ahanganye nabyo. So umuntu yabuze icyo avuga ku mihanda kandi ashaka kuvuga, akavuga ubusa, akagaragaza ubuswa bwe, ubu arumva ari ishema. Ubu umwana we yahita, abana we nk'ubu umwana we niba yiga nko mu ishuri, mwarimu we akaba yarabonye biriya, ahita bataye nk'uyu umwana yasubiza nabi Kinyarwanda ati turuwaso uruwaso. Ese utazi gutandukanya umuntu utamenya icyo yemera n'icyo yanga no muheza nguni nabicyurira umwana atangiye kuba victime y'ubuswa bwasi. Kandi ubuswa ntacyo butwaye kuko buravurwa, ariko kuzana ubuswa ku mihanda noneho mu ruhame, ubundi wakabaye uziba, abigisha bakakwigisha, cyangwa ukaza mu ishuri tukakwigisha. Hanyuma rero ako yabanje nyine ndakumenyesha ko yakatiwe mbere yanjye, we ari hafi kukirangiza, cyari gisubitse cy'imyaka 2 nta kibazo. Ikindi ubundi buswa bwe kiriya kizina akoresha kuri ku mihanda nicyo kiri muri telefone cyanditseho nimero ye. So iyo ahamagaye umuntu ahita hazamo rura ruzina, buriya ngo abazi ngo yihishe, abazi ngo yihishe, ariko iyo aguhamagaye hari icyo akubaza kijyanye n'inkuru hazamo rura ruzina. Urunguru urwo rutwitinga, noneho ijwi ugasanga ni wa wundi tuzi. Ubuswa bwizihira nk'ubutega man, ariko sinumva impamvu imihanda umuntu wazanye internet abonye ibintu abantu birwa be expose ubuswa n'ubusa ahubwo yayikupa pe. Kubera ko imihanda ni ikibuga kitagira umusifuzi, wese azana ibyo ashaka cyane, aruzana ubusa, aruzana ubuswa, aruzana ubwambure, aruzana amatiku, bose bakarundaho. Ariko nabazana ibizima, nabazana inama nzima, nabo turabashimira nk'aba Antoine Rutayisire ba Sauda, nubwo Sauda nawe nabonye hari abatangiye kumwataka bazana ubuswa, nabuze umwanya icyunamo cyahise kinjiramo sinabona uko mbasubiza. Reka nkomeze kuri uno muntu pasiteri Antoine namuvuze, oya mu pasiteri ukunze gupostinga Desire na Mbabazi, barahari na Chief Arsene na wa mwana witwa Niyonsenga nde mama utanga inama y'umunsi, barahari ba mwana Funzi ba Gedewo, it's okay, badashima. Ariko iyi mihari natwe ntabwo njya nikora nk'inkuru, ariko iyi mihari sinza hwica. Ibaze ku mihanda ukasanga mwana Funzi, Dashimu, Gedewo, Sauda, Chief Arsene, Niyonsenga, ugasanga n'uyu muhari utazi no kudefinisa ikiza n'ikibi. Agatsinda ukuntu ubuswa bwizira nk'ubutega. Uyu muhari twakoranye itorero 2015, hashize imyaka 11. Ariko icyansekeje yagenzwaga n'ibintu bibiri, ibyo kumva amasomo reka da kurwana. Yarwaye mu kibuga cya football, abatozwa bakinnye n'abatoza, arwana n'umutoza. Umuhungu uwo mutoza ndamwibuka yari umwana ukiri muto yakoraga muri beka y'Inyamirambo. Baho ufite inema baremimo manza remime uri sari wari kapiteni wa futu na Sadi, abandi bakiraga futu icyo gihe ni bande. Intyoza yari gukina igisoro, undi mutipe twita Kimasa yari yagiye mu byo gukurura imigozi, nanjye ndaho ndebera imikino yose. Uyu mutipe yarwanye n'umuntu mu kibuga. Ikindi cya kabiri cyo kora itorero yarivanyemo umugeni. Ibyo navuga nkurikije uko muzi. Icyo namubwira rwose vraiment ubundi ntabwo ari ku rwego rwo kuba yavuga kuri njye, si ukwiyemera rwose. Nta na rimwe azanabona akaboko kanjye gakora mu mbeho imwe nawe. Niyo umuntu antumiye nawe akamutumira genda taha. Ikigaragara nuko muziranye, wasanga hari byinshi muziranyeho akabwiyo mpamvu. Nta byinshi bise navugana nawe byinshi gute, sinigeze nkorana nawe. Nahuye ngo anza umviye statement, iyo bamutumiye nanjye bakantumira genda taha. Ndabyibuka za 2010 na kangahe 2010 na kangahe nka 18 19 tuze guhura ku Murindi mu nkuru y'abayisilamu ba Direct Aid. Ngiye gutaha nuko icyo gihe bampaye karibu nk'umufatanya bikorwa, we bamufata nk'umunyamakuru, kandi ijambo rya mbere abajije hari mangahe ubusinge
uri kumva ndakumva ndagukurikiye. so rero udafite icyo uvuga wabiretse ko ese kubwo ega numvishe wakabaye ugira n'uwukorera se koko yajya guhemba n'igihe wavuze ubusa bira no gutukisha umukoresha umuntu aguhaye amafaranga ngo jya untukira kanaka jya uvuga kanaka ugahera ku bitari byo none ugatangira nawe kwinyuramo umuntu uramwita ubeza ngo kubera ko utazi inguna ahagazemo ubwo umuntu uguhemba we yaba ari ikizi hari n'amafaranga ya leta yaba ari gupfa ubusa niba baraguhaye mission kurikirana kanaka ibyo akora ujye ubicarenjinga ariko ntabwo ari uguhimba ubundi se niba uvuze ntiwamenya icyo akunda n'icyo yanga ukarekeraho wabiki abahemba uyu muntu aya mafaranga ntimuzayamuhe hariya nta kazi yakoze ko numva bisa nk'ibyakubabaje cyane. Birambabaza cyane iyo mbona tugifite abanyarwanda bameze kuriya urabyumva ndakumva ntabwo nabaye ko ari ngiye uvugwa ndababara kuba ku mihanda hariho abasukwa bameze kuriya noneho kugira ngo bivuze ubuswa bakaza kubwe expose wagira ni imihanda bayigize imurika buswa icya kabiri nuko batagira ubwenge kugaragaza kubaho utagaragaza icyo wemera n'icyo wanga byatunze benshi ntabwo azi impamvu ngize iyi myaka we niba agaragaza ibye namubwira iki ntabwo nshinzwe ngewe kugaragaza icyo nemera n'icyo nanga please n'undi wese please urabishakira icyo ubundi ubu si yabimenya none abari kunkora ibiki iyo abazi ngo nemera iki cyangwa nanga iki abari gukora ibingana iki urya avuga ngo nuko gucura buke bufuni na buhoro akaca kubetezi n'uruhiza urumva iyo ababizi iyo abazi ngo nemera iki nanga iki abari gukora ibingana iki ariya amadefinisiyo abiri naboneka rarike nitwereka ngo umuntu utagaragaza icyo yemera n'icyo yanga yitwa iki hanyuma na minumwe ikatwereka ngo umuheza nguni n'uyu sibyo ariko nge nakwishimira icyo rarike izavuga uwo ni we nge nta nubwo ushinzwe wowe ntabwo ushinzwe kumenya ngewe icyo ntekereza ntabwo ushinzwe kumenya icyo nemera n'icyo nanga uri ikisi uruhe rwego se noneho mana yanjye handikira ibinyamakuru byahombye kera uraho gushaka kumenya icyo wowe n'umugore wawe ntiwabishobora n'umwana wawe ntiwabishobora urashaka Karegeya kweri ushaka kumenya Karegeya icyo yemera n'icyo yanga guteze nka wundi wese wabimenye n'umwana wese ntiyabishobora kumenya icyo atekereza yaba umonera umwanya se niba urajya gutekereza kuri Karegeya wiyizi wisobanukiwe wasobanukiwe umuryango we yabona umwanya wo kujya gutekereza ku mwana we ubundi se niryari igi ryagiriye inama inkoko kukigira ishaka kumenya umubare w'amababa y'inkoko ryo ritaravamo n'inkoko ariko azi iyo approach reka byoroshye azi abantu babayeho batagaragaza ibyo bemera n'ibyo banga yego hari n'ababigizemo nabo byagizeho ingaruka ariko nibura nuwo byagizeho ingaruka arakeye ku mutima no ngo wanga icyo ukagumiyo ngo nkundi kinka iyo bikubayeho nibwo utangira kuvuga ngo ariko ubundi kino nacyanze cyangwa kino nacyemeye sinemere kiri iyo myitwarire yafashije abantu benshi reka sivuge ngo yarabakijije oya yafashije abantu benshi ariko ni abantu bisaba gute kuba utari igisahiranda iyo hajemo ibyinda ugira icyo wemera kugira ngo igifu cyawe cyinjiremo ibintu bimwe birimo na rimwe ukawushyiramo n'imyanda cyangwa ukagira icyo wangana none kugira ngo igifu cyawe kigire ibijyamo urabyumva so abantu batagaragaza ibyo bemera n'ibyo banga rero ibifu byabo bironga birananuka urabyumva kuko kugira ngo ubone ibyo unagamo nuko uba ufite icyo wemera nuko ugaragaza icyo wemera abari kuri urwo ruhande bakanagamo cyangwa icyo wanga n'abari kuri urwo ruhande bakanagamo abo bantu barasufura ariko muraroma baba bameze batya barasufura fizikoma kuko igifu kirasonza
nta wakuje ubona ibyo wakobokeye. Ariko niba umuntu aguhemba kubera ko watwitinze ngo Karegeya ngo ntiwamenya icyo avuga, icyo yemera n'icyo yanga, bakaguhemba, uzaguma gutyo. Ejo azavuga n'undi, azavuga n'abatavugika, sibyo? Ariko twebwe turabizi, ntabwo igifu cyanjye kigomba gutungwa no kuba navuze ubusa. Oya umuntu w'umugabo ubu se umugore azajya ku rusengero nibamwereka twita y'umugabo we, uyu mugore azaba agisenze? Ahubwo ujye tudatekereza ibintu kuki twireba twenyine. Wenda cyo kora, wenda niba ibyo bamuha ashyira umugore akabwira umugore ati ni ibi bintu nze, icyo nta kibazo. Ariko bizamutera ipfunwe mu bantu, mu bandi basengana muri korari. Wowe uraza uje kurepeta umugabo wawe atazi Ikinyarwanda. Icyo se yabizira. Kuba atazi Ikinyarwanda ibyo babimuziza nyine abo basengana. Abo basengana se bo bashinzwe iki mu Kinyarwanda? Oya, umuyobozi wa korari se ntiyemeye kukubuza kurepeta, ahubwo ati iruka shaka indi korari usengeramo urimbamo. Icyaha ni gatozi. Ibyo ni mu rukiko, ntukajya undakaza. Aha ntabwo turi mu rukiko. Sosiyete ifite ukwihana, uranyumva? Ndakumva. Sosiyete twagira n'iwacu kera. Nese uzi ko umuntu iyo twacyuzaga ubukwe twagiraga abasangwa, tukagira abatumirwa n'abashyitsi, tukagira abavumbyi, tukagira abavomyi n'abakoze indi mirimo. Ariko noneho hari n'utabaga yemerewe kuvumba, yahinguka ntabwo muri za gatozi, kandi bakabwirukana kubera ise wenda yanze kugamisha umuntu muri za gato. Ibyo ni mu rukiko, uranyumva? Ndakumva. Ibyo ni mu rukiko. Ariko muba murenganyije umuntu. Kuba se yaranze kugamisha imanza, please, kuba se yaranze kugamisha umuntu, nawe uzabigerageza urebe. Nungu uza bitanu simbigu uzamenye impamvu. Naho ngo ni gatozi. Ayinya nzaba nguhora mukuru wawe. Kukuguriza se uburenganzira bwawe? Si faveri se? Ninyi kwimase. Wari ugiye gutega moto ijya hehe ntuzajyayo n'amaguru? Ariko nyine uzabundenganyije. N'urenganya se uzabundenganyije kubera mukuru wanjye. Nkoze uburenganzira bwanjye. Mwimye ubwawe, ibyo birakureba. Wakiregera? None se nyine. Sosiyete. Ayinya. None se uyu mugabo se wambwiye umuntu unywa icyuma kandi akakinywera mu gahegene munsi y'amezi, akinywera munsi y'amezi. Uyu se ni kukubwira, uzi ko yinjira mu kabari mu minota 5 abari barimo nk'amagana 2 bagahita basohoka. None si igihano, ahubwo na nyina akabara abahaniwemo. Arinjira buri wese akabara birya biruka. Sosiyete irahana mushere, arinjira bose bakavida bagahindura akabari. Sosiyete turayizi wowe, ihana kurusha urukiko. Ihana kurusha urukiko. Yego. Ndakumenyesha ko ubu hari n'ahantu ushaka kujya kwinjira n'umusekirite akabanza kuvuga ati nkawe urajyayo. Kabanza bakaguca akazi. Cyangwa se cyangwa muri banki akagera kuri gishe, yagera kuri gishe uri kuri gishe akigira kuri chat kubera ko ari uriye akaba mwihoreye. Sosiyete irahana ndumuyanga, wabishaka utabishaka ihana kurusha inkiko. Ayinya naba n'inkiko zireba ibyanditse, kandi ibyanditse n'ibiki ya raporo y'ibyo tubamo. Sinakubwiye ko uhisha inzoga ukabura bamwe cyane. Si igihano? Ni igihano. Hari icyayi baba batwaye? Hishwe. Mbwiye ko nacyuza ubukwe ukabura ababutaha. N'ubu byamubayeho. N'ubu byamubayeho acyuza ubukwe nta muntu w'iwabo waje. Ayinya wagira ngo wari ubizi. Niba ari uko atabatumiye, niba barapinze simbizi. Ariko birashoboka ntago baje. Yego. Abyumva? Yego. So rero ubwo twari twicaye ahangaha hari ikiganiro twakoze ku munyamakuru mugenzi wacu Ngoboka. Usa naho uri kumutabariza avuga ngo ajyanwe mu nkiko aburane, icyaha nikimuhama afungwe, nikitamuhama atahe. Ibyo narwanyaga ko yasubira mu nzererezi. Yego, nicyo wavugaga. So byarabaye ejo azaburana ejo kuwa 3. Ejo twaravuganye, nabyo ni bya bindi nakubwiraga.
ngoboka hari ibyo yazize azabazwa imbere y'amategeko, yego, ariko bishamikanye n'ibindi nabyo birimo no kwizira ofete. Ngira ngo mu mategeko azabazwa ikintu cyitwa ngo ya postinze ibintu bivuga gutya. Ejo twaravuganye kuri telefone abinsubiriramo, ariko hari ibyo yari yahishe, nanjye reka mbere kubyo yambwiye. Ngo yari afite amakuru y'uko muri Tongati, muri za nzerezi hamwe yabaga, urumva nk'umuntu wahabaye amezi 2 yasize y'inshuti cyane, n'abajyayo bavayo baraza bakamubwira. Nuko namubajije nti se wababona, akambwira ati abari abantu bahindura amakaritsiye, hajya bikubwira ari muri aha ejo kayibagiye. Hanyuma baramubwira bati hari umuntu ati cyumweru gishize haguyemo umugore, ati none kino cyumweru haguyemo undi. Icyo gihe ngo ashaka no kwibaza meya ntiyamuha igisubizo, noneho we arihuta, ndabona avuga ibyo azira we ku giti cye, abishyira kuri statut avuga ngo Banyarwanda, yabanje gushyiraho ngo Tongati hamaze kugwa abantu 2. Ejo tuvugana kuri telefone, ako kambere ka Banyarwanda Banyakarongi ntako yambwiye, kandi niko karemereye muri iyo message. Ndavuga nti se akawagashyizeho Banyarwanda namwe Banyakarongi, Tongati hamaze kugwa abantu 2 mu byumweru 2. Ndabimubaza ejo ndabimubaza, byo yari yabivanyeho, ariko abantu bakomeje kumamagara bambwira icyo yazize, icyo azakurikiranwaho, gukwirakwiza ibihuha. Ariko nanone n'umwavoka we turavugana, ndamubwira rero muzabashe kudefinisa statut y'umuntu niki. Ku munyamakuru ufite ikinyamakuru yandikamo, ufite radio avugaho, ufite televiziyo avugaho, kuki ajya kuri statut? Batandukanye ibyo bintu uburemere bwabyo. Icya kabiri, kuri statut amaze kusinza umuntu bavuganye niba ari meya, amubwira ko ibyo bintu bishobora kuba atari byo, ya statut arayisiba. Yego, urabyumva? ndabyumva. Amakuru yari afite ntabwo yariyo, yashyize kuri statut, ntiyasohoye mu nkuru. None nk'aho ibyo bidahagije yanayasibye. Ariko nanone icyo yazize nanone harimo kwizira. Uriya muhungu yagiraga amakuru menshi, afite abantu bamuha amakuru menshi muri Karongi, rimwe na rimwe na Rutsiro. Ariko ushize nari nabivuze, nubwo abantu b'Ikarongi bagiye bamamagara ngo ibintu nabivuze nabi tsoke. Uriya muhungu yari afite amakuru menshi ku muntu uhari w'umuvisi meya, ariko uriya muhungu nawe akayakoresha nabi muri bagenzi be. Yego, akicara abibwira bagenzi be, hari amakuru areba visi meya nk'uri mu kazi nka visi koko, hakaba n'amakuru areba visi meya nk'umuntu ku giti cye. Ejo yabisubiriyemo, none akaza akayabwira bagenzi be, kandi bagenzi be harimo batatu bakorana n'uwo visi meya. Icyo ababwiye wakaza baporopoza, mwaje tugakora iyi nkuru. Narabivuze ubushize, nta nibanga ririmo kubijyanye n'amafaranga yo kwibuka 2020 muri umwaka ushize, kwibuka 31 mu murenge wa Gashari. Byaciye no mu nkiko, pa mu nkiko, byaciye mu nzego za RIB zijyamo. Nyuma naje no kumenya ko ari 350 yavugwagaho, ntabwo ari menshi, ashobora kuba ari amakosa. Probablement ko ari hoteli ashobora kuba yarishyuye 2 cyangwa nayo ikishyuza 2, 350 n'udufaranga dukeya. Nahinze ko ari 1 miliyoni, na kantu gatoya. Turasasengana imiri kuri visi meya no kuri gitifu w'umurenge, nta ketse wenda w'akagari, no ku munyamakuru si menshi. Urumva ariko ngewe ntaramenya umubare, numvaga ari ikintu kiremereye. Yego, icyo cyarakemutse, ayo mafaranga ajya kuri konti y'umurenge. Hanyuma akavugamo ukuntu ngo yasabye icyangombwa cyo kubaka, cyo kuvugurura inzu, none akayihinduramo etage, none one stop center ikamuhagarika. Ibyo ngoboka arabimenya, araza abiganiriza bagenzi be 3. yego, aba propoza mwaje tugakora inkuru kuri ibi bintu, mwaje tugakora inkuru kuri ibi bintu. Abyumva? ndabyumva. Noneho bo akugira ngo bayikore, bakavuga ati ariko wabyihoreye, abagabo bagahita bagwira visi meya. Numvisemo ko ikindi numvisemo ni cyuko havugamo ibijyanye no kunyereza imbuto y'ibirayi
kugurisha umusaruro w'ibirayi ku ngufu muri mu kigo cy'ishuri. Numvamo muri make ejo ngoboka twarabivuganye, mwerekamo ibyo yazize bagenzi be, ariko nawe yarizize, nawe arizira, kuko yavangaga inkuru z'umuntu mu kazi n'inkuru z'umuntu ku giti cye. Umuntu ku giti cye n'umuntu mu kazi, reka nguhe urugero. Meya w'umujyi wa Kigali ni urugero. Nka meya atanze amabwiriza ati umuhanda muri gukora mujyane mugezi wanjye Busanza, mu Busanza. Akoresheje imbaraga za meya, sibyo? Yego. Ariko ubwo ni meya Sam, nshuti wanjye. Ariko umwana wa meya wiga muri lycée do Nyanza namenya igikombe, bagahamagara Sam, umwana wawe yamenye igikombe cy'ishuri, Sam akagerayo akanga kukishyura cyangwa agatongana na animateri, uwo ntabwo ari meya, uwo ni umubyeyi. Kubyumva? Yego. Ubwo ntanze urugero kubo tuziranye, gutandukanya amakuru y'umuntu mu kazi areba itangazamakuru n'amakuru y'umuntu ku giti cye. Ay'umuntu ku giti cye, kuko urumva hari ibindi uwo muhungu yambwiraga, ibintu bijyanye n'imibanire yihariye umuntu, meya na gitifu n'urugero, ibintu bijyo byinjira mu miryango, byinjira mu bintu by'amarangamutima, byinjira mu by'inkundo. Mu rukundo ntabwo uwo muntu aba akiri meya. Icyo ni cyo cyambere. Ubwo rero nkamubwira nti nawe warizize nk'iyo stati abanzaho ngo Banyarwanda Abanyakarongi, ibyo ni kuremereza ibintu. Icyo ni kimwe. Ikindi, amakuru ari private, ubundi kujya inama, ubundi n'abanyamakuru bagenzi bawe nubwo mujya inama, fo kumenyana bo ni bantu ki bari kuri rwego. Hanyuma nanone mu byo baganirize ibijyanye n'akazi. Wijya kuvuga ngo kanaka teretana na kanaka, ubwo wabirenze. Kandi icyo gihe iyo umuntu mwatakiye kuri privacy, atari ibintu bijyanye n'akazi, ukinjira mu buzima bwe bwite, aho nibwo agira umujinya ku buryo byanze bikunze isaha n'isaha urakigwamo, kandi duhora tubigendamo. Uri kubyumva? Yego. Hanyuma ikindi cyambabaje cyane, ubwo iyo nkuru ubushire nyivuga, harimo abanyamakuru batatu. Ngoboka, uwo wagiye gushaka amakuru, nuwo visi meya yanyujijeho amakuru. Ubu none wagezemo abaze kuba harimo Ngoboka nabo batatu baganiraga basa naho bamugambaniye, n'undi wa nyuma w'i Kigali. Ngoboka ajya gufatwa, urumva? Ajya gufatwa, umunyamakuru ufite ikinyamakuru i Kigali yaramuhamagaye ngo, yego, nohereje umunyamakuru wanjye, nahagera umwitabe umufashe kuri iyo nkuru wa postinze. Babyumva ko n'abanyamakuru twabaye bagambanyi. Yego. Uwo witwa umunyamakuru woherejwe n'ikinyamakuru cy'i Kigali rero niwe waje gufata Ngoboka, bamwinjiza mu modoka ya RIB. Uranyumvira aho tugeze? Uri kucyumva? Ndi kubyumva cyane kabisa, cyane pe. Umukozi w'urwego niwe waje mu mwambaro. Ngoboka yagiye yitabye uwo muntu azi ko ari umunyamakuru mugenzi we, kuko uw'i Kigali nyiri gitangazamakuru cy'i Kigali yarambwiye ngo mwoherereje umuntu. Uwo muntu niwe watwaye Ngoboka. Urumva umuntu twabaye ibyitso bibi? Urumva akagambane kari mu itangazamakuru? Ndabyumva cyane. Aho kumamagara umubwira uti gerageza gutya na gutya, niba gufata wisobanure gutya, cyangwa reba ukuntu bugiye kwitsimba Rutsiro wenda iminsi yicume. Yarambwiye ngo mwoherereje umuntu umufashe kuri yabo. Iyo nkuru wa postinze. Ubu rero akimugeraho bararamukanyije, ni wowe se bambwiye ati tugenda ahubwo. Ahita yinjira mu modoka ipingu. Urumva haje mu munyamakuru wa kangahe? Batatu bamugambaniye, na Ngoboka wa kane, nuwo w'i Kigali wa gatanu, nuwo waje wigize umunyamakuru kandi aje kumufata. Ubwo babaye batandatu. Urumva ko twajwemo. Kandi uyu mugabo nzabimubwira live ngewe. Ngo nyiri icyo gitangazamakuru. Ibyaba yisetsa nzabimubwira. Asoni. Wowe kweri urakina bene izo, tukakureba ngo uri umunyamakuru kweri wihishe mu bantu. Urahamagara umunyamakuru ngo nkoherereje umuntu kumba ruza kumufata.
wakweruye se ukabuha inzego tukabimenya. abari gufasha inzego arabishinzwe ko agomba gutangaza ibyo zikora. Si umunyarwanda- Inzego zigende si umunyarwanda cy'amakuru. si umunyarwanda se si umunyarwanda Umunyarwanda ashinzwe iki? gufasha inzego no gutanga amakuru ku gihe. Buriya se nawe si ubwo Hmm? shani kamera nahita nyivaho. Wakoze ibyawe se wese inzego ntizigira abakozi bahembwa. Ahubwo si inzego zo zigomba kujya gufata umuntu ariko ziyisa abanyamakuru zagiye zitwazo. Mukanya ndabandi nazo uze tujyana ndanakibaza dayere. Inzego zabuze tekinike ku buryo kugera ku rwego zigenda ziyisa abanyamakuru. Ejo mu rukiko ngo bakazabigarukaho. Nishaka yidose ako niko nari ngiye kwibagirwa. Uyu mugabo niduhura nzahita mbimubwira ntabwo nari nzi ko ari ukuteye. Nampamagara sinzongera kumwitaba. None nkoherereje umunyamakuru umufashe kumba ruje kumfata. Urumva? Katwambuke. Yego. Tugiye kwa Sibomana Atanazi. Tujye kwa Sibomana Atanazi. Nabonye imihanda. Iminota se yabitwemerera no? Nabonye imihanda kwa Atanazi yahiye. Nabonye kwa Oya Atanazi rero. Atanazi abantu ntago bamuzi. Kandi rero azanye nanjye sinari muzi uri Atanazi. Azanye ukuri. Oya sukuvuga kumumenya byo abantu baramuzi. Bamuzi nk'umwami w'igitaramo, bamuzi nk'umucuranzi. Asundari rimba sumuta. Urumva? Afite indirimbo nyinshi ariko ni inzu y'ibitabo. Tugeze rero muri kino gihe twibuka ku nshuro ya 32 hari abantu batangiye guhambuka. Batangiye guhambuka kandi koko ubundi jenoside niko imera aho yabaye uko tegurwa uko ikorwa n'ibikomere byayo habaho periode yo guceceka buri wese akagenda hambuka ku cyiciro cye. Sibyo? Yego. Niba tugeze kwibuka ku nshuro ya 32 abantu bamwe bakabatangiye nabo noneho gutangira gushyira hanze uko babayeho muri jenoside, ubuhamya bwabo, ibitabo. Ubwo nuvuga ngo mbere habayeho kubanza kuvuga kujunjama guceceka, hakurikiraho gutangira kuvuga ngo none se nimbivuga biragenda bite. None batangiye kurekura. Batangiye kurekura Sibomana we ntago bizoroha. Sibomana we ntago bizoroha. Avuga ati genda umunyamakuru nzi cyitwa inkuru, nzi cyitwa igisankuru, nzi cyitwa kitari inkuru. Atari ku inkuru ya mbere, inkuru yanjye nibyo wiboneye wowe. Ati ko nabonye byinshi mukaba mundusha kuvuga mwabana mwe. Urumva hanageze? Ndahumva. Arabakira. Eshwe. Ayinya. Kandi uko bamwandikira. Mukanya ni bavuga ko yaraye ijoro asubiza message. Simutera ubwoba, uri hehe, uri gukomanga amageragere, ejo ibyo uvuga ntibivugika. Uko bamwagisera niko we noneho agenda yirikura. Akomeza kugenda avuga byinshi. Ayinya. Uriya musaza ngewe nabagira inama aho kumukanga bareba nka Minu umwe yashaka itsinda ririmo nk'abarinzi b'igihango babiri n'umukozi wa Minu bumwe n'undi w'urundi rwego ruri hejuru bakamusura bisanzwe atari kumukanga naho uko barusha. Kandi noneho abantu bari kujya kureyagisa ku byo Sibomana Atanazi ari kuvuga nibo bari kugenda nabi. Basa n'abari kugenda intambike niko nabivuga. Baragenda basa n'abashaka kumukanga rero ahubwo karibwo bamwagiserera mu mutwe. Bagatuma n'icyo atari kuvuga ahubwo akivuga. Nibitone mpamvu avuga ati ntabwo munzi. Sibomana ya papa ntabwo bamuzi. Afite byinshi, azi byinshi, yakoze byinshi kandi arakuze. Yatangiye pension. So bivuze ngo yavuga ati ngiye mfuye none hasi nabankenyutse ntabwo ari nk'abandi bagendera ku bwoba. Ntabwo uriya ntabwo acurwambehe, ntabwo acabujagire. Urabyumva? Niwe ari muri ba bantu nakubwiraga baba iby'amaco y'indebe byararangiye. Urabyumva? Yego. Yemera gufata duke dushoboka abisubiramo ukuntu yakoze muri Orenforo bahembwa ibiryo nabyo gake nta mafaranga. Umuntu waciye aho hose rero ukatangira kumuzana ati none muratangiye kwijogonyora mufite imodoka nziza uko nyine ngewe nakoreye leta turembwa ibiryo nabwo bidashyitse none wowe uri mu imodoka nziza amatelefone ibiki utangiye kunyijogonyeraho uko mwitege krizi kazi
niba atabyitwaramo neza badafatiranye kare ngo bamwegere nk'abamugira inama nota bamukanga ntacyo azasiga kandi uko agenda yagiserera umujinya hari igihe abivugana umujinya akaba agize gute akabakoresheje ijambo riremereye bitari ngombwa ridakwiye bitari ngombwa so kubera ki barimo baramutera umujinya niba ageze igihe cyo gutanga ubwe buhamya bamureke kandi nanone jya ureba none se nyine hacinya inkoro se muri pansiyo se wabucinya inkoro niba hatagize igihinduka ku itariki 5 cyangwa 6 z'ukwa gatanu Karasira Aimable ashobora gufungurwa ejo bundi mu byumweru nka 2 ntacyo twiteze mu gufungurwa kwe n'ugushima kandi nizera ko ndashobora kuzaza nawe hari ibyo yahinduye ariko aje nka mbere akongera agatangira kuvuga ibyo avuga bigahurira mu kibuga n'ibya Sibomana Atanazi imihanda yanyerera urikumva ndakumva bose ni abahanga baba bavuga ibyo bazi ariko nyine igikenewe kuri Sibomana Atanazi mu myaka ye n'ibyo azi hakenewe abantu bagenda bakamwegera pana bamukanga uko bamukanga niko asara ibyo uzi byose ni ngombwa ko bivugwa wivuga njyewe navuye ngo reba imyaka ya Sibomana Atanazi rebe amateka niwe mvuga si wowe mvuga uti ni Sibomana avuga si wowe mvuga ewe igihe cyo kuvuga byose kirageze kinwa cya muzehe kinanuka arakina kiseme bongo uracyumva nabyo niyo mpamvu anavuga ati ntago ndi muri abandi baba bazanywe na views avuga ati ngiye mfite ubuhamya mfite content kandi imyaka ye niyo kubuvuga ntago aje guhahira ku mihanda urabyumva abagoreka imvugo nabafite izindi nyungu umuntu w'imyaka 60 ningahe rero nta zindi nyungu afite icyo agamije nuko abanyarwanda bamenye ibye ababonamo amasomo bakayabonamo ariko niba mwagise yazavuga n'ibitari ngombwa ariko biri byo uranyumva neza bitari ngombwa ariko biri byo kubera ko n'igitumye atangira kuvuga muri 2026 hashize imyaka 32 naho hari impamvu ibiri byo yanze kubivuga muri 2000 cyangwa 1998 kuko bitari ngombwa ariko byari byo niba ari kuvuga nibyo ariko hari umwaka bitari kuba bivugika so niba mwagisera rero ubundi yari yateguye uko azatanga ibiganiro bye ku buhamya bwe ariko uko bamwagiserera agenda ashyiramo n'ibitari ngombwa yego shyiramo ibyo kwa Kabuga orara abantu bari mana yanjye sinzi ndaza kureba umuntu na ka message barambagiza itsinda ryo kumusura kabisa ura ntago ro guhutaza no kumva ni n'igisebo no kumva ngo Sibomana Atanazi ngo abayeho atya kubera ibyo yavuze icyashoboka nukumwegera akagabanya ibyo avuga aho kuvugira ngo ukomeze umwagisere rero ntavuga uyisanga bamufatiyeho umwanzuro utari ngombwa kwamugira inama tibite byawe buriya na Karasira ageze hariya yarabyivugiraga ko ribe yahoraga imuhamagara ati mu byo uvuga iki kireke uko twese turi aha ngaho uko tubona nta muntu utaritaba urwego rumugira inama so na Sibomana rero niba usibye kumuhamagara byo sinzi ko yajyayo no batore bafate delegation numvise ngo abibugesera kera yabaga imusambira hose nta kure harimo gufata imodoka y'abantu 5 bakamusura byaba na fantanywa bakayimushyira bakamuganiza ati muzehe rero tuje kugusura wakoreye igihugu turakuzi twabanye muri ibi ariko dufashe nawe wifashe sibyo cano iriya cano nta mafaranga yakwinjiza nayo yakwinjiza wanayamuha kandi uti nushaka cano yihorere cyangwa ihe umwana wawe bamugira iyo nama naho ubundi baramwagiserera aramena umuceri urumva noneho n'ibyo aravuga kubigarura bizagorane yego niba atangiye kuvuga ngo kuki genocide ivugwa n'abatayizi urumva hanageze ibyo akabikwesho ninga niwe wenyine numvishe abyita ikibazo urumva yego
agiye kumera nka wa muntu, ari umuntu wigeze, ari umuntu mu minsi ishize bahakinze konte ye ya Twitter. Arabasa ngo ko muvuga abaza minisitiri, ariko bari bamuhakinze minisitiri wa minubumwe, amubaza ngo wowe wize kuyihe ngoma, ko muvuga ko abatutsi batigaga, none buri kigo kikaba gifite urwibutso, izo nzego bazigezemo bate batarize, avuga n'urutonde, ariko bari bamuhakinze. Nanjye narayibonye mbona iriya Twitter atari ye. No, ikibazo nka kiriya yakibaza, ariko ntiyakibaza mu nyandiko. Ariko nanone mu nyandiko biriya bintu byose ntabwo yabitondeka kuriya, ariko ashobora kuba nko muri press conference, ashobora kuba nyine n'umuntu wabimwitiriye nuko yakekaga ko we kubera confidence ashobora kuba yakibaza, ariko ntabwo yakibaza kuri Twitter. Ubundi nuko bahise banayisiba, n'uwayimwitiriye impamvu yabikoze nuko azi ko uriya mudamu we mu bihe bya genocide yakorewe abatutsi atarari hano, kuko buriya ubundi kiriya kibazo nta muntu wakibaza, ariko ari umuntu ubaza by'amatsiko, hari uburyo bwo kumusobanurira witwaje iringaniza, kwemererwa. Iyo bavuze iringaniza ntabwo ari ihakana burundu. Iringaniza n'uvuga ngo wenda iyo habaye iringaniza bavuga ngo aka karere uko ryakorwaga ofete, bavugaga ngo buri komine yabaga ifite umubare itarenza, buri komine, buri prefecture, buri bwoko. Niba hasigaye niba hari ka 2% rero nibo bariya, urumva? Cyangwa se rimwe na rimwe ukadasanga abatutsi barafatirwa ku manota menshi par rapport y'abandi. Twajya tubibona buriya ubundi muri privé kera, privé twafatagamo ko hajyamo abananiwe gutsinda icya leta, ariko kubera ko babaga baraziziringaniza hajyagamo abahanga kubera ko batemerewe kujya segonderi. Noneho yakora icyo twitaga rukarasoma, ukabona je mugeze mu wa gatatu atangiye kubakoranama, atangiye kurusha babandi twatangiranye mu wa mbere tuzi ko bo batsinze. So umuntu wo muri privé aturusha gute twiga muri leta? Aha, urabyumva? Kumbe yari umuhanga ariko aziriringaniza, yari umuhanga wo mu gace kagenewe pourcentage ntoya, ya yindi ntoya ntiyamugeraho. Niko twagiye kujya tubibona abavuye muri apakope twagiye twigana nabo, abavuye muri aprede ngira ngo apape manza ntawe, ariko za peka barazaga, n'abandi bavuye muri bya bigo bya za Ruhango. Nibwo twatangiye gukangura bati uyu muntu kuki yabanje muri privé akaba aribwaje, kumbe yabaga yarazize kandi kiringaniza. So abo bake rero bagiye bazamuka, nibo iriya Twitter y'impimbano yabazaga, cyangwa kubaza ngo mwize mute. Gusa hari n'abajyaga kwiga i Burundi arangiza akongera akagaruka, bari bahari benshi, abenjeniyeri, abadogiteri, ibyo ngibyo nta. Ariko ku muntu utabizi utarabibayemo yanakibaza rwose, yakibaza. Ikibi nuko yabaza bakamwuka inabi aho kugira ngo bamusobanurire uko byagendaga. Yego. Ibyo ngibyo rero. Premium Construction Group ni abenjeniyeri beza cyane b'abahanga, ukeneye kubaka inzu nziza kandi ikomeye uzaturamo mirere na mirere, wegera Premium Construction Group bakagufasha. Naba engineer rero bakorera hano i Remera munsi ya REB. Iyo wifitiye ikibanza cyawe rwose urabahamagara bakaza bakagipima, bakareba ese iki kibanza cyawe cyakwikorera toni zingana gute z'inzu, bakakubwira hajyamo toni bakakwereka n'inzu washyiramo kugira ngo izakubyarire umusaruro. Urumva rero n'aba engineer beza cyane banakugira inama, none haba diaspora rero bo babashyize igorora, tanga amafaranga make kuri step igezweho bakakubakira inzu yawe bakayiguha rwose ari umunyonyo. Ngiye nagiye nsura inzu zabo maze gusura zigera muri zingahe muri 3 rwose, ibintu bibari très bien. Mubahamagare kuri 0784 42 cyangwa 078559 80 Yego. Hanyuma kwa Musonera Sostene hari igisope kiza kiba kuwa 4 kitwinjiza muri weekend kugira ngo tube turi gufata amavuta.
ibyo nkaho bidahagije bafite ibyumba byiza byo kuryamamo, ni icyumba gifite salo, icyumba kikagira urubaraza, bakagira sale nziza z'inama. Nk'ubu ngubu ushobora kuba uri gutegura inama y'ubukwe, ushobora kuba uri gutegura inama y'ikimina, ushobora kuba uri gutegura inama wenda runaka, uregera kwa Musonera Sostene muri Vista Kigali baguhereza sale nziza wakoreramo iyo nama. Bakagira biari, bakagira screen nziza zo kureberaho match iki gihe cyangwa match rwose. Kwa Musonera Sostene mujye mujyayo mujye kureberayo match. Bakagira igikoni cyiza cyane, bakagira abaseriveri rwose bazi kutwakira neza. Ni munyarukireyo muri Vista Kigali, ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira munsi gato y'umuhanda. Urabona icyapa kinini cyane cyanditseho Vista Kigali. Mu bahamagare kuri 078 540 Jako inzu za Maranyundo zazamutseho gatoya, bashyizeho miliyoni 5, nubwo nazo atari ntoya cyane izo miliyoni, ariko n'ibikoresho by'ubwubatsi nabyo bigenda bihenda. Yego, kandi hari abagiye uriya muhanda rwose bagiye kuwushyiramo kaburimbo, uriya mudugudu ugiye kuburimo kaburimbo. Urumva rero ni ibintu byiza cyane. Kansome buno butumwa kugira ngo abanyamategeko ba hano bazamfashe. Umuntu aranyandikiye ambwira ati nakoraga ikigo cy'ubucuruzi giherereye Kicukiro. Ati rero ku itariki 7 z'ukwa 3 2023 umukoresha aza kumfungisha ngo nanyereje umutungo we, nyamara urubanza mu mizi mburanye mba umwere, aho nafunzwe amezi 9 nta kaza byinshi. Ati none nabagisha inama nihe naregera indishyi zikomoka kuri icyo gifungo cy'amaherere. Ngo Maître Bambe, Maître Nyembo, Bato Murisa, abiga amategeko, abacamanza mutugira inama y'uyu muntu.